bitatu bigaragaza umubyeyi wamaze kwakira umwana cyangwa wamaze gutwita cyangwa wakiriye urusoro muri we. Bingahe? Bitatu. Icyambere urubyaro. Nari narawuyemo nabaye ingumba imyaka 6 ndakubitika biranyobera birancanga isura irahinduka bimbera ibibazo. Ndashimira Yesu usohoza ibyo yavuze kandi akabikora nawe agishije iki inama. Iyo mbivuga gutya mba mbivuga mbyumva neza kuko yanza kuza kuba nkiri ingumba ibintu byari byagubise ingaruka zabyo ndagenda umwuka urahera bakajya bakora ku gatsi cyumweru kirashira bategereje ko bajya gushyira kaburini kujugunya ntabwo basinguraga barajugunyaga. Ariko mana uyu mugabo Yesu uza tuvuga iki? Twamuvuga tukamuvuga nasoza ugafata. Ndavuze ngo uyu mwana Yesu neke Gozi w'Imana araza arabivuga maze kubivuga mukecuru utaho kugira ngo mubibe reka ngizwe. Bagiraga indaro baterekera batujyana mu ndaro n'inzoga n'inyama. Ntabwo abadayimoni bafite ububasha n'ubutware. Yesu Kristo ubutware bwe nibwo bafite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Kimwe muri singoma muri niba turi umupolisi abaraje. Mpamvu mbivuga gutya ibintu biri clear. Afata igikoni araza asanga ku ruhimbi. Twamenye uko yiti saa 11 yaratuye imbere y'urusengero ari hakihubaka. Araza reba umuzamu ko aba yambaye ibikote ivumbi iki sinaga yanasinziriye naraga hano mu kizu gishaje cyabaga mu biheri zingazingira muri zabi umva ashaka icyakora kurya yaruye mujinya igitoroshi yari afite aratembaguramo kubita mu mbafu wanjuje wamva ibitutsi byinshi sinzi kudukangura n'icyo kigoma cya kubita. Bari imbere yanjye bari mu mwuka birahinduka ntacyo bari gukora uretse amarira bakecuru. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Paje 246 paje 246 murongo wa 12 havuga ngo iki? Aravuga ngo ufite uwo mwana ni nawe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo agize gute afite. Usubiramo, ufite uwo mwana some nitonze ni nawe ufite ubwo bugingo, udafite umwana w'iki w'Imana nta bugingo afite. Mwakira ijambo ry'Imana. N'iryo jambo shaka kubasuhuzamo cyangwa se shaka ko dusabiramo umugisha tukaritahamo mu izina rya Yesu. Tumaze kuririmba indirimbo ivuze ngo aba Yesu bishimira, aba Yesu bakakira mu muhereza icyubahiro. Aba Yesu baracyahari sifa kwa Mungu. Harabumva bakirwana ishyaka rya Yesu, Mana yacu ishima cyane. Aba Yesu bishimira izina rye ryiza ribamara umubabaro. Kamabwira izina rimara umubabaro twaritura iki? Twari iki? Sifa kwa Mungu. Izina rya Yesu rimara iki? Umubabaro. Abari bababaye bafitaga mushiki wacu Imana igumwe ndatwara nimero zawe ndahita ngutumira vuba nafashijwe. Haleluya. Abantu bamazwe umubabaro n'iri zina rikabamara umubabaro. Uziko rikumara umubabaro iminkanyari n'imiringoti byabaga ku gahanga ukabishaka ukabibura. Uziko rikumara umubabaro ibikomere bivirirana binuka bigakira. Haleluya. Uziko rikumara umubabaro ibyiringiro bikagaruka byari byaheze. Badayimoni bakongoreraga urapfuye
ntabwo uzabaho, ntabwo uzarya, ntabwo uzatera imbere, ntabwo uzubaka, uzapfa nk'abandi bose. Izamiya yanyu ntawe utera imbere, bakagwaduraho karande. Wagira amahirwe wabona iri zina warishyikira ryakuzaho, ibyo byose bigapiki agaciro, ugatangira ubuzima bushya. Muri pepe, muri hereza icyubahiro, muri hereza icyubahiro. Sifa kwa Mungu. Ijambo tusomye rivuze ngo iki? Riravuze ngo ufite uyu mwana ni nawe ufite iki? Ubwo bugingo. Utamufite ubyuzuze, utamufite nta bugingo. Abumva bagifite gahunda yo gushaka ubugingo, nimutere haleluya mu izina rya Yesu. Ayiwe, abumva bagifite inyota yo gutsikimbira ubugingo, bakavuga ngo Mana uzampe ubugingo buhoraho, Mana uzampe iherezo ryiza, Mana uzampe kwicarana nawe, Mana uzampe kugera mu ijuru naruhiye. Twararushye n'uyu munsi turaruha. Dore kuva mu gitondo aho wiriwe wicaye wacotse, wahinduye itako rimwe riraruha, uhindura irindi riraruha, nta n'ikiro cy'isukari uri busohokane hano. Ikigeregezo washize gishinyitse cyo kubura ibiryo, hari igihe uri busange n'ubundi kiyakanuye, ariko Imana imbabarire izaguhemba ubugingo buhoraho. Abumva bagifite inyota y'ubugingo muri aho, abumva bagikumbuye kwicarana na Yesu. Yesu ashimwe. Sifa kwa Mungu. Ufite uyu mwana rero, ikibari, urupapuro, urwandiko ruguhesha ubugingo buhoraho, ni ukuba ufite Yesu. Ni ukuba ufite Yesu. Wumva ukimufite, wumva kirimo, wumva ukimuhetse, wumva kikurimo, wumva kikuyobora. Humura, ubugingo burahari. Ariko niba wumva ntanatwa, ukaba wumva nta n'akamenyetso, uyu munsi, uyu mugoroba, iri jambo ryo gusoza, ryo kugusezerera umunsi wafashe wo kwirwa imbere y'Imana, utahanye ubugingo buhoraho. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Sifa kwa Mungu. Nagira nkubwire ngo hanyuma y'amafaranga, hanyuma y'icyubahiro, hanyuma yo kumenyekana, hanyuma yo kubona ibyanya bikomeye, hanyuma yo gukora bikagenda neza, ikintu kiruta ibindi byose turi gushaka ni ubugingo. Ntabwo mubyikirije, ariko nushaka kubyikiriza ni ubugingo. Hadukani abahagaze mu mwanya w'Imana. Umva, sinywa inzoga, sinywa ikigage, sincuragura, reka mpagaze mu cyimba cy'Imana hano, mfite ububasha bwo kuguhesha umugisha. Uwiteka abahemba umugisha. Ufite uyu mwana niwe ufite ubugingo, utamufite nta bugingo afite. Iyo wumvise umwana uhita wumva umubyeyi, kuko kugira ngo umwana aboneke habanza umubyeyi. Hari ibintu bitatu bigaragaza umubyeyi wamaze kwakira umwana, cyangwa wamaze gutwita, cyangwa wakiriye urusoro muri we. Bingahe? Bitatu. Icya mbere, umubyeyi wamaze kwakira umwana, muri we hinjiye urusoro, hari ikintu cya mbere amukoraho, ahita amuhindurira formire. Iyo yari umuntu ubyibushye ari kibonge, kubera ko muri we hinjiyemo urusoro, hinjiyemo umushyitsi udasanzwe, ahita ahinduka taye française, amata mashwi, amata yashwi, ukabona umuntu neza yananutse, atari ukurya nabi, atari ubuzima bwamubanye bubi, atari inkoni, atari kurara adasinziriye, atari igihombo yagize, ahubwo muri we hinjiyemo undi mushyitsi. Babyeyi, nibyo cyangwa si byo? Iyo yarananutse, muri we hakinjiramo urusoro, hakinjiramo umwana, icyo gihe ujya kubona ukabona umuntu utarigeze ubyibuha na mba.
barahaye mayoneze, barahaye amagi, barahaye inyama ziseye, barageza gute, barapepeshe abanza. Wajya kubona ukabona amatama, kabona sibyo? Mu by'ukuri ntabwo ari si indyo yahindutse, ahubwo muri we hinjiyemo sifa kwa Mungu, hinjiyemo undi muntu utageze gute, udasanzwe. Cyo ni kimwe. Kabiri, uyu mwana iyo umubyeyi amaze kumutwita ahita amutegeka kugira azinukwa ibyo areka. Iyo yakundaga inyama arambwira ngo guhera none ntuzongere gukora ku nyama, ndakujije. Bayishyira mu mavuta, yagakundaga bya hatari, nakubita mu mavuta umuhungu wamukubita, abandi bakajya ku meza bakakarya, bakaryoherwa na pati nyinshi. Umwana umurimo akamubwira ngo nonaha hita ujya kugitaka, nibyo ngutegetse. Akagenda ukabona abandi baryohewe na peti, wagera agafata itaka cyangwa agafata igisonya akacyoza akagihekenya. Nagize amatsiko ndamubaza ntiriko uba wumva bimeze ntibizagutera ibindi ndwara, ntibizagutera ibibazo mu mubiri. Arambwira ngo ni ukuri, iyo ndi kurya kiriya gisonye ndameze nk'uri kurya inkoko nziza muri hoteli, mba numva nishimye meze neza. Ni mu by'ukuri si we, si ingeso, ahubwo si n'umusazi, ahubwo muri we hari umuntu yakiriye mushya, yamuhinduriye ubuzima. Sifa kwa Mungu. Amen. Gatatu, uyu mwana yamugezemo hari ibyo amukundisha, icyo bita gutwarira, kugira ngo agire ibyo amukundisha. Ashobora kumukundisha ibintu runaka, ntabwo abanza kureba ibyo atunze, nareba aho atuye, nareba akazi akora. Hari igihe amukundisha ibintu nawe ureba ukavuga uti ibi bintu koko wabitekereje gute, ariko ntabwo ari we, ahubwo muri we harimo umwana. Sifa kwa Mungu. Amen. Abumva bagikunze uyu mwana Yesu, niwe mvuga ni Yesu, ni mu muntu w'icyubahiro. Haleluya. Hale urakoze wonyikirije. Haleluya. Reka mabwire, reka mpanure gato. Uyu mwuka ufite ukoresha uki ufite, kuko uyu munsi niho hawe, ejo ntabwo ari ahawe. Ibintu byo kwibeshya ngo nzaba nyitera ejo, oya, profita hawe, ejo ntabwo bizi. Abikiriza haleluya, nimuyikirize mu izina ryande. Abantu baba barageze ku bitaro bakagera ku rwego rwo kongererwa umwuka, nimugire muke munahereza Yesu icyubahiro barimo, bakagera ku rwego rwo kongererwa n'umwuka. Buryo wari uzi ko wahaguruka, wari kubwira ngo utere haleluya, wari kuyitera, wari kubwira ngo hereza Yesu icyubahiro, wari kukimuha. Abameze bati Yesu yongereye umwuka, ubu mukamuhumeka umwuka mwisura, haguruke mu bitere kurusha abandi. Muhagurutse ndetse muhagurutse. Mani simwe, ndagira ngo nkubwire ngo jya wikiriza. Ibi bintu dukora nibyo bituma tubaho. Haleluya. Durakoma nambitse mikrofone hasi, suko itari kuvuga. Uri kwimenyereza ko ejo nibazitsa zakomeza kuki. Kuko hari igihe badavuga ngo ntawemerewe kwigisha ifite. Ibyo ni muri repetition. Abari kumva haleluya. Haleluya. Ibi nibyo bidukiza, byo bituma turya, byo bituma twambara, byo bituma turama, byo bituma tubyara, byo bituma dukinira abandi bari gupfira. Ibi nyine haleluya. Barakura gupfukama, abandi barabakabica amazi bakabisuzugura. Ibi ngibi ibyo bituma Imana ikugura mu bwiza gushyira mu Mungu. Sifa kwa Mungu. Ibi bintu bose ni imibare myinshi. Urakoze cyane. Sifa kwa Mungu. Amen. Sifa kwa Mungu. Amen.
kurama mu bana bawe. Ibi bintu ubona bisa n'ibisuzuguritse ariko byo kunezeza Kristo. Amen. Ushaka kurambana n'umutware wawe. Ibi bintu ubona bisa naho bidafatika. Aba ari byo witwarira. Uyu mwana akagira ibyo amukundisha kandi ubona mu by'ukuri bitari bikwiriye gukundwa n'umuntu uri kubona, ariko kubera ko afite ikimurimo cyabimutegetse. Ndashimira Yesu wampaye urubyaro. Nari narabuse nari naramwiyamaho nabaye ingombe imyaka 6 ndakubitika biranyobera birancanga isura irahinduka bimbera ibibazo. Ndashimira Yesu soza ibyo yavuze kandi akabikora ntawe agishije iki inama. Iyo mbivuga gutya mba mbivuga mbyumva neza, kuko yanza kuza kuba nkiri ingumba abanzi bari kujya bavuga bateze wabimenye gute nkawe nigeze ubyara, ntabwo uzi ko umugore ajya ku gisebe, ntabwo uzi ko umwana asaba amata n'igikoma. Ubu ngubu ntabwo mafite icyo kuvuga, ariko ndabivuga kuko Yesu yampaye ijambo. Sifa kwa Mungu. Igihe rero kiragera uyu mwana akamutegeka ibyo agomba gukunda. Madame atwara inda ya mbere nyuma y'iyo myaka nagiye kubona uwo madamu yadukanye ijambo ngo ndashaka umutobe. Iki ni mu mujyi, nta rutoki ntiwenga nta naho bayicuruza ntaki, navuga ngo barabicuruza ni ibintu by'ibipirate. Ndashaka iki umutobe, nintawubona birakureba. Mbonye umwana mushaka, turi guserebura, turi kubyina. Sifa kwa Mungu. Turi mu mwuka, turashimira Imana kwidutaba. Ibaza nyiri umwuka narindimo, ubwo umutobe wawe ubura. Haleluya. Aravuga ngo ndashaka umutobe. Icyo ni ikinyobwa, ikiribwa ndashaka amakaroni. Amakaroni yo byari byoroshye, hasi umutobe nari kuwukura. Ushiki basavuze ngo ikibungu narakubise ndahangayika, nafata ibirometero n'ibirometero. Iri jambo turiho rifite intego ivuga ngo ubuzima uyu mwana gutegetse nibwubamo, ubuzima uyu mwana gutegetse nibwubamo. Abemeye kuyoboka arimo mukomera amashini mpundu mwoka byaramo. Nimuyongere muyongere muyongere muyongere. Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe. Nyiramangayikisha Mana iza gucizira ku mudiyakoni wanjye umwe yaba afite urutoki ahantu runini. Mana iteza amafizi naho bazahahira. Yengaga buri cyumweru ntamwirute icyo genda usaka ijerekani yoze neza. Wowe gusuza irindi isoni ujye ugenda ufite ijerekani y'umutobe. Turi kumwe neza, tugenda ndayishaka. Cyumweru namara kuyobora, namara kubwiriza, ibintu byose birangiye nkajya muri biro ndakuramo kositimu na karevate, narangiza ngafata ijerekani. Ubwo yamuzaniye ku rusengero utetse, narangiza nkanyura ntera ijerekani. Abambona mu nzira, pastor ucuruza umutobe. Ahubwo hari n'ushaka kubimenya birambuye uzasubire mu rugo. Hari ikintu Yesu yagize gute yakoze, hari umushyitsi dufite yadutegetse umutobe. Sifa kwa Mungu. Igikapu cyanjye cy'ibitabo iteka habaga harimo ipaki y'amakaroni kugira ngo umugore wanjye ataza kurara, umwana wanjye akagira ibibazo, kuko ibyo agusabye n'uwo bimuhe icyo gihe ibibazo biravuka. Abumvira umwana akirimo bakumvira umwana akirimo, mwabarokore mumufashe bazo bitekereze neza, atari pirate, atari ibintu byo kugendera mu kigare. Urumva akana kakirimo, abumva kakirimo nimuhaguruke muterane yamuhagaze mu izina rya Yesu Kristo. Mana yacu dufashe cyane. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Umutobe amakaroni cyakora
nyuma y'amezi 3 yaje kuvamo ivamo. Kababwire iyi Mana ntigera santima kandi nayo naserebuye, ari nabyinnye, ari natotse, ari n'isituya, udufaranga twasiriye turi kurya twisima ko Imana isohoje amasezerano. Amezi 3 ashize nanacutse gutyo, inkweto zarashize nshaka umutobe, ivamo. Haleluya. 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 Tujye twiyemeza no gutera haleluya yo mu butayu. Haleluya. Yazashimwe. Yazashimwe. Mama y'icyubahiro. Halatopelesha. Mumukomera amashyi. Amashyi yo mu butayu se nayo. Yo kwade harabayizi. Mukomera Yesu amashyi. Y'ahantu hari ce. Yewe Yesu we waramamaye, aho ngeze hose bagukurira ingofero. Yewe Yesu we waramamaye, aho ngeze hose bagukurira ingofero. Nkunda umuziki mwarimu we, igihe uzantumira kindi ntabwo ubizi ko nkunda umuziki rwose. ni hatari nuko ari bidashoboka nyine nari kwigiraho, ariko ntabwo nyanigisha umuziki utarimo, kirazira. ahangaha ibyuma birahari, ariko ndenda kuguhamagara iwacu Nyacyonga neza uzareba. Haleluya, haleluya. Kuko n'Imana yacu ikunda umuziki, ikunda amashyi, ikunda kuvugwa neza, mbega ikunda icyubahiro. Nimukihe bitari byo mu maboko gusa no mu mutima, mukiramburira mu izina rya Yesu. Ibyo byose Yesu arabikunda. Hanyuma uyu mwana nababwiraga, ntabwo mbabwira umwana usanzwe, n'urugero nabahaga kugira ngo murusikire neza. Umwana Bibiliya ivuze ngo umufite niwe ufite ubugingo. N'uyu mwami wacu Yesu Kristo waduhamagaye akadukura iwabo y'inyamaswa zihuma, mu buzima bubi, muri karande, mu badayimoni, muri bwa buzima bupfuye, akadusangayo, akatuzana, akatugira abantu, akaduha ubuzima, akaduha agaciro, akaduha agasura, akadusiga, akadusigiriza, akadutuza mu mujyi. Tuvugisha ukuri, wari kuzaba i Kigali. Reka nguhereza amasegonda 5 usubire kuri kavukire. Wari kuzaba i Kigali, wari kuzicara mu rusengero gutya rufite ibintu nk'ibi by'ikoranabuhanga, ibuka aho wakirijwe mu cyaririye. Ariko Yesu wapfukama muri ya mashara akubwira ngo nzakwimura aha, nzakujyana aha, kandi nugerayo uzakomeza unkore. Abo yagejeje bagakomeza bakamukorera, nimutera haleluya mu izina rya Yesu, bagakomeza bakamukorera. Kuko hari n'abo yazanye bajya kunywa bitsingi, banywa kambuca, bajya mu ndaya n'ibindi baribagirwa. Uwiteka wazakurinde kwibagirwa. Uyu mwana umufite ubugingo. Yanubanza hariya bagiye guhaguruka mw'intore, ukumva barabifashe none kandi bakabivuga cyane. None mwebwe ufite uyu mwana, ufite ubugingo, ufite uyu mwana, ufite ubugingo, utamufite amen. Bibiri sira hagati na hagati ngo predicatory ngo umuniro muke, no, umufite amen. Ni Bibiri. Reka nisoreze nta kazoze kuko hari kubasezerera kugira ngo muhererwe umugisha muri iri zina.
nababwiye ngo ndi mukuru sinubaha igihe kigeze, kuko umubiri ntabwo ari imashini, umubiri nawe uba ukeneye ibyawo. uhari igihe nabwiriza umukajya kuvuga ngo umuceri we kandi yaragiye gutera haleluya. hari umuntu ajya muri nibature n'ibitotsi n'iki n'ibitotsi, akumbe iyo yose yagishaka kuryama agenda ageze mu ntebe aravuga ati muhereze Yesu icyubahiro waturinze tukaba turamutse amahoro. bagiye kuva mu munota kwisuka bayitwaye ari muri nibature, ariko yagiye ibitotsi bitaragira gute ngikuvurori wagitwaye. umubiri nikumera, hari igihe cyo mu mwuka n'igihe cyo mu mubiri, ko ntabwo turagera mu ijuru. abagifitiye umwana arata Yesu ashimwe, abubu uyu mwana akirimo Yesu ashimwe. reka nkubwire, hari ibintu udashobora guhisha umwana muto. umwana muto nta manyanga agira. umwana muto iyo umufite ntushobora kugira ikintu kinga abantu. iyo umubwiye ngo ntumuze ko papa ahari, akibona abantu ku irembo ntareba ngo bafite imbunda, ntareba ngo bafite inkoni, ntareba ngo bafite amapingu baje gutwara se, kavuga papa araryamye. turi kumwe neza? nshatse kukubwira ngo uyu mwana umuntu ukimufite, umuntu arimo, umuntu akicayemo, umuntu akiyoboye agikoresha nawe arabyumva. ntabwo umwana ushobora kumuhisha. umubyeyi utwite ikintu kimubwira ko umwana akirimo, akiri muzima, yumva akora muvoma mu nda. sibyo ba mama? ba mama Imana ijye ibahungisha. sifa kwa Mungu. kora muvoma mu nda, imigeri, bo, inkokora, udukofe. kandi yakumva umwana ari muri muvoma gutyo akajya arambura amaboko ngo Yesu ahabwe icyubahiro. aba ari muzima, yamaze igihe adakina, yamaze igihe mu nda ari siransiye. kwese nyuma ahita ajya kubasa byagenze bite. ni minsi wa kabiri umwana nta kintu. abumvira umwami Yesu agikina mu bugingo bwabo, ni mu mukomera amashyi muvugirize impundu. Mana yacu ishimwe, Mana ihimbaza. uyu mwana umufite niwe ufite ubugingo, utamufite nta bugingo afite. urumva kirimo? urumva gikina? urumva uko yagutegekaga gusenga nijoro ugiye kuryama niko kigutegeka, cyangwa usigaye wihirimira upfa kumva gusa mu nda hari icyagiyemo? ntabwo washoboraga kubyuka udasenze, kuko uyu mwana ntiyabikwemerera. uracyasenga. ntabwo washoboraga kumara ukwezi utiyirize. none uyu munsi ntabwo wamenyereye ibyo kurya nk'akamamiyo, uracyafata igihe cyo kwiyiriza. aracyarimo. haleluya. hahandi yagutegekaga kunyarukira ugakubita amavi hasi ugahamagara ijuru, uracyanyarukirayo cyangwa byararangiye? hari ibimenyetso byinshi byerekana ko uwo mwana akirimo. haleluya. amen. najya mwirahira, najya mwirahira, Yesu wageze neza, najya mwirahira. waduhaye agaciro, najya mwirahira. waduhaye abana, najya mwirahira. waduhaye icyubahiro, najya mwirahira. aya mazina yawe, aya mazina yawe, izi mpundu ni zawe. haleluya. hamisi Yesu abahumugisha. reka ngarukira aha. Imana izongera ikinizira. uyu mwana Yesaya yamuhanuyeho ibintu birenga 7. aravuga ngo ni umwami w'amahoro. abo uyu mwana yahaye amahoro, mumuramburira amaboko akabaha amahoro. sifa kwa Mungu.
aravuga ngo ni igitangaza. Ababonye ibitangaza uyu mwana yabakoreye nimumukomere amashyi muvugirize impundu. Mana ishimwe. Aravuga ngo ni data wa twese wera abo uyu mwana yabereye papa. Nimumuramburire amaboko. Arakomeza aravuga ngo ubutware buri ku bitugu bye. Abo uyu Yesu Kristo yayoboje ubutware bwe bukubita abazimu, bukubita karande, bukubita amahembe, bukubita ibitero. Afite ubutware. Ubutware bwirukana sida. Haleluya. Amen. Sida mwafashije mukabyumva wenda mugatahanira ijambo ubutware bwa Yesu. Haleluya. Ibyuma by'abazungu bya prima ubutware bugarura umwuka mu muntu. Ibitiyo n'amasuka babishatse n'ishyamba bariteguye, umuntu batwikiriye n'amapamba, ubutware bukamugaruramo umwuka. Haleluya. Mama Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Ubu butware, haleluya, bushobora gukura umuntu mu rupfu. Satani yari yamaze kumaramaza ko yarangije ibye, bari bamaze kurangiza, bari bamaze gushyiraho akadomo. Ubutware bwa Yesu bukaza bugakuraho akadomo, bugashyiraho ngo ubuzima burakomeje. Ubutware bwa nde? Bwa Yesu. Mama, ubutware bwa nde? Bwa Yesu. Ese abaho umugisha. Uyu mwana tumaze kumwakira hari ibintu byahindutse kumugara bitari byo kwizira. Uyu mwana gatatu mvuga utuntu tugera kuri tungahe twanjye yahinduye amaze kumwakira. Nawe ubitekereze, turahita dusenga. Ibintu ntabwo tuzarangiza no kubivuga, nawe ubwo yasize hari ibindi ataravuga, n'intumwa zasize hari ibyo zitaravuga. Si twe tuzabirangiza, reka tuvuge gato. Sivugwamo? Icyambere Yesu yampamagaye ansanga muri koma y'icyumweru cyose. Koma nari maze mu icyumweru cyose, nari narasizwemo n'ingaruka za jenoside. Uyu mwana ni uwo kwivugwa neza gutya. Namuyoboye muri Ecole Dimanche, uyu ishuri ry'abana bo ku Cyumweru, Sunday School. Nanjye n'akabebe burya Imana itoranya hakiri kare. Sifa kwa Mungu. Si cyacu yabivuze ngo Imana iguteganya nk'umumaro, hari ibintu itangira kugukoresha. Ingaruka za jenoside njya muri koma cyumweru cyose. Baragerageza aho twari twahungira mu kaburi k'ibyatsi, imvura yarapfaga ari mu kwa kane, turyama mu biziba, ibintu ari hatari. Hanyuma biza kurangira ngiye muri koma kubera ibintu byari byagubise, ingaruka zabyo. Nagenda umwuka urahera, bakajya bakora ku gatsi, cyumweru kirashira. Bategereje ko bajya gushyira kaburini kujugunya, ntabwo bashyinguraga, barajugunyaga. Ariko mana, uyu mugabo Yesu uza tuvuga iki? Twamuvuga, tukamuvuga, nasoza ugafatiraho, nasoza ugafatiraho. Nta wundi afite ibyo kuvuga uyu mugabo. Nuko nyine itorero riba ryatoroganisha, ariko umuntu wese uraha mubifite se, mubifite kimwe gusa Yesu yakoze kimwe. Ashimira Yesu ko yamuhaye agakiza. Agakiza si ikintu gikomeye, siko kazanye impinduka yose turi kubona. Kode ni iki? Agakiza. Isaha ya saa 9 tugiye kubona, tubona Imana yohereje umukozi wayo Yozefu Mugirimana.
yaravuye Uganda. Ni umuvugabutumwa Imana ikoresha umuhanuzi wa kera watangiranye n'itorero ryo kuvuka Nyavuga Rusizi muri za 80. araza Imana iramubwira ngo jya muri hariya muri ruriya rugo, hari abantu bahahungiye, hari umwana bafite umaze igihe muri koma bagiye gushyingura, genda ubabwire ngo uwo muti bahaye nibanyakire bakizwe. Uyu mwana ni umuti, uyu mwana ni umuti. Ndavuze ngo uyu mwana yasoneshe ngozi w'Imana araza arabivuga. Maze kubivuga mukecuru utaho kugira ngo mubibe reka ngizwe. Bagiraga indaro baterekera batujyana mu ndaro n'inzoga n'inyama. Ntabwo abadayimoni bafite ububasha n'ubutware. Yesu Kristo ubutware bwe nibwo bafite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Akimara gukubita amavi hasi yihariye, mukozi w'Imana akimara gusenga avuze ngo amen, yavuze amina, nanjye namaze kweguka. Yesu ni umuti, ni urukingo. Ahita ategeka uwo mukozi w'Imana aramubwira ngo uyu mwana uzutse ntabwo afite aho kuba, ndamuguhaye mujyana umurere aba umwana wawe. Nicyo gihe nabaga kwa Yosefu. Kabiri, uzamwigisha gucuranga kuko afite ibikomere byinshi. Ndashaka ko nazajya acuranga ibikomere bizajya bigenda bikira. Niyo mpamvu nkunda umuziki. Mucurane ni hatari. Niyo mbonye imirimo bayigabanganye, dore ko yakora ibintu baba bayirwanira, ndahaguruka nkajya kwifatira kitari. Sifa kwa Mungu. Umuziki hari aho wanguye, aho wanguye njye nari mpfuye, byari binyoboye, nari narangiye, aho wanguye. Haleluya. Aramubwira ngo icya kabiri genda, icya gatatu genda umwigisha gusenga kuko nzamukoresha muri iki gihugu. Mfite umugambi mugari ku buzima bwe, azarindirwa mu masengesho. Musubize umubwira ngo amasengesho ararinda, ararinda. Ahita njyana arandera, agura igikote kirekire n'ibibote, agigisha gusenga ubutayu. Akajya ajyana mu ivugabutumwa, ntibimutera isoni kugenda neza uko nari imeze. Reka mbabwire, Yesu yahinduye ibindi bikora. Sifa kwa Mungu. Yahinduye isura, yahinduye uko twarebaga, yahinduye imitwe, yahinduye imisatsi icuramye yikuraho, yahinduye inzara. Twari duteye sesame duteye bute. Yesu aduhereza formule. Witeka umugisha. Haleluya. Abaho umugisha mwinshi, abambaye umugisha mwinshi. Nyuma yaho akubye agomba gukora ukaye birangiye, umuntu yakemura ibibazo byawe byose birancanga. Bincanze mboneza inzira yo kujya gukora ikiboye. Yesu amen. Aza kunkura mu kiboye, birancanga. Ngeze i Kigali mboneza inzira yo kujya gukora akazi k'ubuzamu ko kurarira urusengero k'amashashi ku ADP. Mbembe 6,000. Imbeho, imvura, papa. Ariko uyu mwana ndi kumwe nawe, nyamara niba ture umuriro waka. Sifa kwa Mungu. Wakena mukorere, warya mukorere, warwara mukorere, bakuvuga mukorere, igihe kizagera gutabara. Igitondo kimwe n'urusingoma muri niba ture papa umupolisi abaraje. Mpamvu mbivuga gutya ibintu biri clear. Afata igikoni araza asanga ku ruhimbi, ntitwamenye uko yizi. Saa 11 yaratuye imbere y'urusengero ari hakihubaka. Araza reba umuzamu ko aba yambaye ibikote, ivumbi iki. Sinamaga nasinziriye, naraga ahantu mu kizu gishaje cyabagamo ibiheri, birara
ariko Yesu we, Yesu ni mumukomera amashyi n'impundu, amashyi n'impundu. Hijira ansanga ku ruhimbi, akingeraho ku ruhimbi ahita mfata nzingazingira muri bya bikote, anzingazingira muri bya bibyo, umva ashaka icyo akora yakurya, yari umujinya, afite igitoroshi yari afite, aratimbagura mu kubita mu mbafu, wanjije ibitutsi byinshi, sinzi kudukangura n'icyo kigoma cya kubita. Bari imbere yanjye bari mu mwuka birahinduka, ntacyo bari gukora uretse amarira. Bakecuru barabakubita ntiyagira imbabazi, mutwe urabyimugana gutya ngo bafata iki? Ntego iyo mvugira hano mvuga nk'umuyobozi, simvuga twose, simvuga twose, ubwo hari ibyo ntavuze. Gusa wajya gufata amaboko, uzi ko umutima wamuteye gutinyuka akageraho, utamutera n'ibindi. Baraborose bakiboroga uyu mugabo Yesu, ndamushimira ko adatinya icyubahiro cy'abantu. Sifa kwa Mungu, kuko hanyuma y'abanyacyubahiro bose Yesu niwe munyacyubahiro. Papa muri rwa rusaka agakecuru kabara karahagurutse kubabwira uyu mwana iyo umufite akurwanira isaka, akurinda agasuzuguro, aguhereza agaciro, aguha ijambo. Sifa kwa Mungu, arakurenga nura agakecuru kajya mu mwuka mu rurimi rushya gatitira. Kadukecuru dukundanye bato kageze imbere y'uwo muntu avuga ngo kuko utinyutse ukamutinyutse ukamuvangereye, ururimi rwanjye kabukoze ku ruhanga rwawe nasize ngoze ikintu. Ntabwo yavuze ngo nza yanza twavuze, no, yaravuze ngo ngoze ikintu, amatwi ari ucunze aracura je. Ariko Yesu we, ariko Yesu we waraturengeye, ariko Yesu we waraturengeye, tugeze ahakomeye waraturengeye. Yesu waraturengeye. Arasohoka azi ko gakoze, ndakomeza ndahenda, ntabwo nari kwivumbura, ariko nananaguritse niba turanayirangiza saa 12 n'igice z'umugoroba. Vuga ngo n'umugoroba iyo Imana itamurura. Uwo munsi yaraye mabusu, uwo munsi n'ibintu babwiye ni kamasasi. Mama bivuze nize kamasasi. Shubundi nari ndi kubabwira ndereka twongera tuvuga uyu mugabo ese mundebere hahandi wa muntu wite sanga yandi yakibukwa, hari ama etaje y'abaherwe kandi baza muri niba ture bakubaha Imana. Ni wubaha Imana izakubahisha, nutayubahisha nayo izagusuzuguza. Muri gereza twatwenda tega n'amaguru hejuru y'umugabo hari iki? Imyaka n'imyaka bahita bafata kakasambu na kakaza amaze gushyiramo kwa ntangiye ubuzima cyamunara miliyoni 10 bahita bazirera se umwana yarahemukiye sijya wahera. Abantu barabaza bati kuko uturuka Rusizi uraroga tayite ururiki. Yesu mumukomera amashyi menshi. Tubwira ntabwo ni Yesu uyu mugabo iyo umukoreye ukamufite mukamuri kumwe yirinda kusuzugurika. Uwiteka abanezeze, abaha umugisha, abahagure, abahaza ibyiza,
ndi wowe navuga ngo napokea. Niko abakongomani bavuga. Iyo umubwiye ngo barikiwa na Bwana aravuga ngo napokea. Akira umugisha w'Imana nawakiriye. Sifa kwa Mungu. Abahereza iby'imitima yanyu yifuza. Abamara umubabaro. Abaremera umunezero n'ibitwenge. Yesu abahumurisha murakoze. Reka ngarukira nzagaruka ikindi gihe kandi ndakubwiza ukuri uyu mugabo kubana nawe urarya, kubana nawe urambara, kubana nawe ibyorezo biraza bikagusiga, kubana nawe abandi bapfira urakira, kubana nawe igihe cyarageze Uwiteka yaje kumpa abana, mfite abana 3. Ntabaheza mu gihirahiro, ntabaheza mu gihirahiro ngo mwumve ko Yesu yananiwe. Yavuyemo bica mu nzira ndende, bica mu nzira zikomeye, basanga madamu afite ibibyimba mu nda 5. barambwira n'abacantege baragata papa kuraho ko Imana yavuganye nawe. Ese urabona uzapfa ubyaye kurindagiye, reka bagende bamubage na Teresi bapfa uzarinda upfa. Ariko nari mfite ijambo. Agenda baramubaga, maze kumubaga ndategereza mu kwizera. Kiza komeza kuvuga nzaguha abahungu n'abakobwa. Nyuma y'amezi 6 sifa kwa Mungu, Yesu Kristo akora igitangaza. Mutama rugero arambwira ngo n'ubundi ndumva hari icyo Uwiteka yakoze. Ndashimira Yesu uje ukorana nyuma ya Yesu. Mwana wanjye w'imfura afite imyaka 10. Wa kabiri, wa mbere ni umukobwa, wa kabiri ni umuhungu, wa gatatu ni umuhungu. Ngize abana 3. Iyo ni icemba ni umwuka n'amavuta hitava. Iyo mpageze bakambotaho kabyara. Mu nkundira Imana. Niba nkundira Imana. Nubwo naba nahuye na stress, nubwo naba nahuye n'uwankubise urushyi, nubwo naba nagerageje byanze, iyo mpageze bakapapa. Hallelujah. Hallelujah. Mukomeze babanyabwenge cyane. Nyabwenge. Iyo umunsi wo gusoza amasomo njya ku kigo ngafata biyote ya mbere nambaye icyubahiro mfite ishema, bazi ubwenge cyane. Atari uko biga muri za coaching simfite ubushobozi bwo kuzishyura. Nabarambitse ibiganza mbere Yesu ngo mu gihe utaramba ubushobozi bwo kubishyurira amashuri ahanitse mbasize aho mbonye. Wowe ibyo baburugi bibapatiramo uzi kurenga Mana we. Iye Haleluya. Mubejeshe amaso gato dusenge. Mubejeshe amaso gato, umuriza gato. Uyu mwana aracyarimo. Urumva gikina? Urumva kikuganiriza? Uherutse kumva ijwi rye? Aherutse kugusura mu nzozi no mwiyerekwa? Aherutse kukumenera ibanga? Ufite ibanga ryo ku kwezi no kuzaza? Ufite amakuru kuri uyu mwaka? Hari ikintu bitse? Mwese muhaguruke dusenge tubwire Imana ngo garuka tuyobore, tugenge, twitaho, tugarutsamo, dushyigikire. Wikabanezeze mu izina rya Yesu. Amen.